nabonye radiyo y'igihugu cy'u Burundi ifatwa. Yesu we, televiziyo mbona yafashwe. Iri ni itangazo turi gutangariza abarundi, kandi ngira ngo Imana yambariye ngo mbabarire ngo ubuhanuzi burebure muri ihangana, kuko ari igice cya mbere n'igice cya kabiri byose no buvugishwa gusa, kuko twatangiye amahombe kandi uhoraho yadusuye aduha n'amakuru y'aya mahombe uko tugiye kwitwara, cyangwa se amasengesho mu rurimi rw'ikirundi. Umukama guhezagire. Nabonye marayika ambwira ngo Imana ibahaye igihugu. Ni bande igihaye? Ni bande bagiye kucyakira? Murabumva uko ijuru ryasuye rirambwira ngo ntanze igihugu noneho bidasubirwaho, kandi mbahaye igihugu. Kandi data avugana nanjye arambwira ngo impunzi zirahungutse zisubiye iwabo. Haleluya. Imana irambwira ngo ihanga ryayo rirahungutse, uruzerero rurarangiye. Tambika boyeshezerererere, tambika igihe cyo kuduga kirarangiye, hasigaye gutambika. Ngubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Igihugu buno Imana yagikuye mu maboko ya Neva, dore abo yagihaye inshuti yanjye. Hari igihe duhanura ukagira ngo turi guterana brage, turi muri sitori. Hoyaye nje nta sitori ndimo, mubiri wanjye nawutanzeho ikimazi kizima, kandi nafashe umwanya wo kuvuga izina rikuriye amazina yose. Ubushobozi Imana yampaye. Mwitegure, abayahudi baratashye, ihanga ry'Imana riratashye. Buno marayika bushije nayo nababwiye ngo hari inama ziri kuba mu bihugu bitandukanye ntari busubiremo. Hari amahera ari kwegeranwa mu bihugu bitandukanye. Buno marayika yambwiye ngo bya bindi byaheze abaraganwa na Kristo mu ngoma yitwa Kanani, tuzoba kuri ya ngoma, imibabaro n'ishiramana, tuzoba kuri ya ngoma. Bakijijwe bazabayo, baririmbyi bazabayo, imibabaro n'ishiramana, tuzoba kuri ya ngoma. Abapapa bazabayo, abigeme bazabayo, abamama bazabayo, mwami tuzoba kuri ya ngoma. Nabonye aeroporo ifatwa, kandi havuze imbunda nyinshi. Nyuma y'imbunda havuga ingoma. Buno buhanuzi turi guhanura muri iki cyumweru turimo, ndetse na kiriya kigiye gukurikira, n'ifatwa ry'igihugu cy'u Burundi. Koko abariho uhoraho arakibanyaga, kandi dore abandi bagiye kucyakira. Naba dushobora kuba batangariza bakurikira. Data ahabwe icyubahiro, kubera ko hanze hari benshi, mu gihugu hari benshi, ariko Imana yambwiye ngo dore abantu baheze hanze ndabacyuye mbashubije igihugu. Hanze barahamburiwe, abandi banyagwa imitahe, abandi barafungwa, ariko Imana yambwiye ngo mbabarire ngo muhumure, koko Imana y'Abisiraheli ntabwo iryama ntisinziriye, ibahaye igihugu cyanyu, ikikuye mu maboko y'umwanzi, igihugu irakibashubije. Ariko nimvuga mu maboko y'umwanzi ntabwo mvuze Neva. Umwanzi shitani afite iyo yagikorokanye, cyakora yakoresheje bamwe mu mbonera kure n'uwo Neva n'abandi, ariko ntabwo mpamya ko nyine worere niyo Imana yakirishije perezida w'u Burundi buno ucyuye igihe, cyangwa se wari uriho. Hanze hari uwitwa Nyangoma, Pacifique, Niyombare n'abandi ntari budondagure muzi kundusha, kuko jewe mvuga byinshi mbihawe n'umukama, ntabwo mbivuga nk'imvuka cyangwa imvukira y'u Burundi, cyangwa se nk'umuntu uvuga ngo ndazanana nabo. Oyaye, jewe na mahoro ndi ngaha ndatekanye, vraiment mwumve impore.
rero hano hari abantu bagiye gutahuka, bamwe baba abayobozi, abandi batahuke bubakishwe imirimo n'ibitangaza, abandi harimo nta nubwo abarundi bose bari hanze bazatahuka. Oya, ntimugire ngo n'abarundi bari hanze bagwanira Uburundi cyangwa bifuza ko Uburundi butera imbere cyangwa buba bwiza. Wowe ushima ntabwo abarundi bose bari guhirimbana cyangwa ngo barwane bavuga ngo nanjye ngo nzaba uyu, ngo nzaba mu ntwazangabo, nzaba mu nyamiramabi, nzaba minisitiri. Abarundi ibyo bintu banabyifuza bari hanze ni bake cyane. Wowe ushima abandi bifitiye ibyo bakora, abandi barifuza igihugu cyabo kuba bakinjira bagasohoka, ntawe ubambuye, ntawe ubariganyije, ntawe ubatse igiturire. Barundi kandi abarundi bazi gukora, ntimubafeke ngo mubone igihugu gikenye ngo mugire ngo abarundi ntibazi gukora. Mbwira abanyarwanda, harimo abanyarwanda nabonye bafeka cyangwa bapinga abarundi. Ya barundi ni abakozi, ni abakozi. Rero munyemerere senge hano ufite message ndende kandi y'ubuhanuzi. Mwami Yesu abitondeke abiroranye. Ndagushimiye Mwami Yesu, niwe waduhaye gutangira amasengesho y'imisi 15 kandi tuyatangiriye muri Kristo Yesu ndetse no mu Mana Data no mu Mwuka Wera. Twebwe turabafafara ariko Mwami dutonze urugamba, isaha ku yindi umunota kundi uzaduhe gutangira amahoro no gusoza yandi. Mu izina rya Data uzaduhe gusengera iburyo, uzaduhe kuririmbira iburyo, uzaduhe kubwiriza iburyo, uzaduhe kuhanurira iburyo, uturinde umugwanyizi mu izina ry'Umunyanazareti. Rero Mwami habure twebwe ariko uboneke muri twebwe. Ni wowe tanguriro n'iherezo, icyubahiro ni icyawe. Uyu uri muri Canada turamugushimiye, uri muri Amerika turamugushimiye, uri muri Afurika turamugushimiye, uri mu Burayi ndamugushimiye. Kenya, Tanzania, Kisasa, imihanda yose, impande zose abantu bari gusengera igihugu cy'Uburundi, n'abantu bakunda Uburundi, abantu biteguye kubona Mwami Yesu ubahaye perezida w'umugisha, igihugu cy'umugisha. Abantu barambuye amaboko yo kwakira, bakategura imitima yabo ngo bakire Uburundi bushya, Kanani nshya, Yerusalemu nshya. Turabigushimiye Mwami, uha umugisha rero kanya na kanya tugiye gufata tuyaga mu izina ry'Umunyanazareti. Amen. Marayika yambwiye ngo abahaye igihugu yabasezeraniye. Barundi kazi mwakira igihugu Uwiteka yabasezeraniye. Hagiye kwibonekeza ingwano y'akanya gato cyangwa y'agahe gato, ariko marayika yambwiye ngo agiye gufunga iminwa y'intambwe. Niba intambwe muzumva, hari intambwe zasamye gucoshomera amaraso no kunywa amaraso, ariko marayika turi kumusenga, Data turi kumusenga, tuzi ko marayika uri bukoreshwe mu gufunga iminwa n'amaboko y'imbonisi. Koko hano harimo n'abantu benshi bavuga ngo iyaba byari bibaye barusahurira mu nduru, bifuza ingwano, bifuza ko abantu bapfa. Nukuri sinzi ko tuherereyemo, ariko giye ntabwo nifuza ko abantu bapfa. Ndi muri kote yo gusengera igihugu. Aba bantu Imana ibakuyeho, no problem uko yabakuraho kose. Mugabo kubera ko bakamandaje umutima, uko byagenda kose Farawo n'ingabo ze zose zakorokeye mu nyanja. N'aba ngaba biri bushyike bahure n'ibyo babibye babyimbure. Ariko ntabwo ndi umwe wo gusenga ngo Abahutu bapfe Abatutsi bakiri, cyangwa Abatutsi bapfa Abahutu bakiri. Umuntu wese uri muri kote ya Yesu, umuntu wese uri muri kote y'Imana, umuntu wese wumva akumvira iby'ubutumwa bwiza, uhoraho akurokora. Icyubahiro kibi cy'Imana. Rero Imana yambwiye ngo nimvuga impunzi hari n'abatari impunzi. Nimvuga impunzi ntimwumve ziba imahamba. Nimvuga impunzi ntimwumve ababa ahantu hatandukanye, Tanzania, Uganda n'ahandi. Umurundi wese Imana yambwiye ngo urugi kinguye nubwo gucyura abarundi bakajya kubaka igihugu cyabo. Kandi urundi rugi Uwiteka akinguye ni urusohore. Evariste ndayishimiye ku butegetsi cyangwa se
ni urukuraho uyu mugambwe wa CNDD FDD. Wiratabara o byemera utobyemera, iratabara o byemera utobyemera, iratabara o byemera utobyemera, iratabara o byemera utobyemera. Ikibuga cy'indege kigiye gufatwa, televiziyo y'igihugu igiye gufatwa, radiyo nkuru y'igihugu igiye gufatwa, perezidansi igiye gufatwa, ibintu bagiye kunyegeza igitega by'amabanga y'abicwa n'abanyuruzwa. Nabonye imiduga y'igitega igarukana ziranzandiko zose zigaruka mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ntabwo ari Gitega. Nukuri ibyo nkubwira, wabyizera utabyizera, wabyumva utabyumva, ntabwo ari nge wizera, sinange wumva, ariko Imana yabintumye irabishyira mu bikorwa. Mpamya ko mu mwaka utaha harimo ubukwe bwinshi. Buno hari abantu batigeze bagira mariage, buno hari abantu batigeze bubaka amazu, buno hari amasezerano atarasohoye, buno hari ibintu by'akavuyo n'akajagari, ariko marayika yambwiye ngo byose bigiye kujya ku rutonde ubwo Imana irabimaze kunyura cyangwa se kugera i Burundi. Kandi mbabwiza ukuri ko buno mugeze igihe mugiye kubona bimwe Imana yavuze mu kirere cyanyu, ibyo yavuze ku butaka, ibyo yavuze ku mabarabara cyangwa mu ibarabara, ibyo yavuze mu mitumba, ku mazu, mu gihugu, ariko harabanza hacemo ibyo nakita bibi. Ni ukuvuga rero muri iyi ndwi hari ubutumwa twahawe, kandi turi bubandanye no muri iki gifungo turimo, kuko ibi ni urgence express, ndetse ni ubuntu tugiriwe n'ijuru riturungikanye ibi byose. Umukama akumpera umugisha, wowe utegereye Imbabazi TV 3, uri mushya kandi subscribe cyangwa se sabeni, ibindi waparataja cyangwa se ukore na like. Dushimiye ababikoze n'abari kubikora. Mukama duhana umugisha kugira ngo ubwami bw'Imana bwihute kandi bwaguke, nuko umwe yongorera undi, ndakongorera undi, ndakongorera undi, tayari tukibandanyiriza. Rero prime niyo ngabo. Witeguye kwakira abajenerali bari barahunze, abamajora, abakoroneri. Redi tabara igiye gutaha, ariko ntabwo iri butahe. Harimo ababonye Redi tabara bakagira ngo nabicanyi, bakayumva nk'abicanyi. Oyaye, Redi tabara igiye gutaha. Kandi buno nibwo bwa mbere natuje akanwa k'umuhanuzi. Nkubwiye ko ikiringo cya never expired. Sefini, akadomo ka nyuma, umurongo wa nyuma. Ikiringo kiraheze kuri guverinoma ya Everest Nation. Ikiringo kiraheze. Ni Imana ibimbwiye ngo mbibabwire. Je ntabwo nkunda guhanura ubuhanuzi ngo mbabwire ngo urumva, ngo ahari ngo mutegereze, ngo ahari ngo mwihangane. Nzasinjya nyikoreramo. Iri jambo sinariherukaga, ariko simba mu buhanuzi bwanza pe. Ikiringo manda yarangiye, ntabwo izarangira 2027 nk'uko abarundi babizi, ahubwo uko kwezi turimo ikiringo cya neva cyarangiye. Dutangiye aya masengesho cyagize gute? Cyarangiye. Ibisigaye
amaboko aje kumukuraho yakorotse cyangwa se yururutse. Ubwenge buje kubikora bwamaze kuba enregistré, bugomba gukora kuri iki gikorwa. Ayi mana yo mwijuru, mana yo mwijuru, tuzabura kugenza abawe bakumvira. Mana yaturemye, mana ikiranuka, tuzabura kugenza abantu bakumvira. Rero ku kwezi kwa11 tumaze iminsi tubabwira amatarike imburi, mugiye kubibona, mugiye kubyihweza, mubyitegereze ko kw'Imana ntineguruzwa izuba, kandi uhoraho ntabwo yaje gukinata mwebwe. Oyaye mbisubiyemo. Barundi bari muri Kenya, nukuri harimo abarundi bari muri Kenya bagowe, ariko ndabahumurije. Umwubatsi mukuru, umwubatsi w'ubugingo yaje kubaka igihugu cyane. Yewe hari marayika enjeniyeri waje kubaka, hari marayika w'umwanjeniyeri nyine wo kuduza igisagara. Sinababwiye ko mfitemo ubutumwa bwinshi. Hari marayika waje mu Burundi ujejwe imiyoborere n'imitunganyirize n'ubutabera. Bari abaminisitiri bose bari baratandukanye na marayika wari ukwiye kuba abafasha gushyira mu bikorwa ibyo bemereye abenegihugu. Buno rero marayika agarutse mu kazi, kandi marayika agarutse mu inshingano zo gushyira mu bikorwa iby'Imana imutumye mu Burundi. Farao mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Saa inaenea baba tenda kazi, saa inaenea baba fanya nzuri. Saa inaenea baba tenda kazi, saa inaenea baba fanya kazi. Ni ukuvuga ngo mu buraruko, mu bumanuko, mu buseruko mugiye kumva ibisa n'amarira cyangwa se n'agahinda, mugabo nyuma yaho mugiye kumva inkuru nziza. Kuko nabonye bari hanze binjiye bahabwa igihugu. Bahawe iki? Igihugu. Bahawe iki? Igihugu. Bemerewe kubaka igihugu. Inzitizi, blokaje, bariyeri, ibintu byibonekezaga byimiriye ingenzi z'abarundi kubaka igihugu cyabo, Imana ibikujeho ukuboko kwayo guhambaye, kandi uhoraho arabitondetse kandi arabiroranyije. Haleluya. Rero amaboko yose yubakishijwe imbonerakure, ngira ngo yapfuye ubusa kandi bitaye agaciro kandi biramuye. Kandi mwambonera kureme, mwantuka mutantuka, mwambwira nabi mutambwira nabi, namwe murabiza abasenga barimo indani. Ego rero Uburundi hazaba idarapo rimwe, indirimbo imwe, umugambwe ntawo, perezida umwe. Ibintu by'imigambwe Imana ntibyemera. Iby'amashyaka na demokarasi ibyo ni ibyanyu. Hagiye kuza icyo nakita perezida umeze nkandese Dawidi nyine isura, cyangwa se ni Dawidi nyine uje. Dawidi rero yaje, ariko Dawidi si ugiye kugwana, ahubwo hari undi. Yewe we Mana nyagasani, Imana irengere intore zayo ziyitakira ku murango no mu ijoro. Dawidi mu Burundi we yamaze gutegurwa, arinjirira kurongora cyangwa se gutwara cyangwa se kuyobora, ariko ugwana ukuraho neva niwe wamaze kwinjira. Buno tuvugana marayika
uje gukuraho Everest Ndayishimiye w'u Burundi. Uwo mumarayika yamaze kwinjira. Rero nabonye igihugu cyose habubwira kabiri, kirere kiba umutuku cyangwa se mu kirere. Mbona radiyo zose abantu bashyize ku gutwi bari kumviriza, bari kumviriza. Mwumvaga iki wibaza? Ingwano, intambara, iby'amarira, iby'agahinda. Umwami Yesu atabara, umwami Yesu atabara, umwami Yesu atabara. Kubera ko nitegereje n'amaso ubwo marayika yanyerekaga, arambwira ngo harimo abarobanuriwe kubakishwa igihugu cy'u Burundi, harimo n'abandi bagiye kuba victime y'intambara, abandi bagiye gupfa. Ariko imbonera kure izijandika izajya muri ibyo, yo ifite umuvumo nk'uwagahini. Uretse ko benshi, umwe nabibabwe ngo nabonye marayika afunga iminwa y'intama, benshi Imana igiye kubafunga. Mbonera kure amaboko Imana igiye kuyaboha, akanwa ibohe, amatwi ifunge. Ntabwo yewe igiye gusimvuze ngo ni mwese arimo bagahini batazumva, ariko benshi Imana igiye kubugara. Ntabwo muzica nubwo mwabyigishijwe, abandi muhabwa inkoho, abandi muri kurwanirira ingoma y'igihutu, ariko ntabwo muzashyika ku ntsinzi. Ahubwo kurya Esther, kurya Moridekayi yashobojwe, yabashishijwe gutsinda, Hamani akamanikwa kwa kirya giti. Uko niko bigiye kugenda. Barundi rero Imana yambwiye ngo muhumure, wikiruka, witeganya guhunga, witeganya kwiruka. Uwiteka azironkera igitambo cyangwa ikimazi, azigwanira, kandi ntabwo azata abe ntazabahana mu maboko y'umwanzi, kandi ntabwo aje kurimbura no kwica. Ubwami buzatera ubundi, ariko ubwami ntibwitera. Rero ubwami buje mu Burundi ni ubwa Yesu. Ntabwo ari Sultani Makenga general, ntabwo ari nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame uje i Burundi ngo yihore ibya politiki. Oya, uje ni umwami w'abami, bamwita Yesu Kristo, na Data n'Umwuka Wera. Ubu rero ntabwo aje guhiga Abatutsi cyangwa Abahutu, aje kwimika no kwimura, kandi aje kuroranya ibintu byivanze byicangacanze. Rero nakubarira ngo bamaso, mutahe kare, muryame musenge, mubyuke musenge, kubera ko imvura iraguye. Imvura iraguye kandi ibyo isanga hanze irabinyagira. Ntabwo ari inzoga nanyoye, ibi ndi kuvuga ntawabintumye, ntabwo ari ukugira ngo tugire biriya. Oya, serious, I am serious. Ndi sure y'amakuru ufite. Rero umuntu wariganyije itongo ry'abandi mu Burundi, abarozi mu Burundi, abantu bafite ibibanza byo kurogeramo, amatongo yo kurogeramo, abantu bafite bari gukorana na kiranga. Reka mbivuge uko, abantu muri gukorana na kiranga, umukamara bazi, mugiye guhwera. Rero marika wanyeretse urugi rw'abava hanze batashye mu gihugu cyabo, bavuye i Babuloni. Ezira aratashye, n'abaje bari kumwe nawe bose. Nuko ngo biyiriza ubusa, nibyo kandi koko ni muri Ezira nibyo.
Bibiliya ni kuvuga ngo biyiriza ubusa ngo barataha. Isirayeli bageze kuri iyo nyanja, ntibareba uburebure bw'iyo nyanja, bashira ubwoba bagendera mu mwuka, bageze hakurya baricara barashima. Isirayeli bageze kuri iyo nyanja, ntibareba uburebure bw'iyo nyanja, bashira ubwoba bagendera mu mwuka, bageze hakurya baricara barashima. Rero imbunda zararashe nyinshi z'amahera, za politike n'ibindi, ariko amakuru ufite ibibuga by'indege byose mugiye kumvaho itangazo ry'abarundi batashye. Abarundi bari gutaha ari benshi, abarundi bari gutaha ari benshi, radiyo zigiye gusemerera, televiziyo zisemerere, amatelefone asemerere, umuntu abwire mugenzi we ko abarundi bagiriwe ubuntu bari gutaha, abarundi ari amahoro. Nagira ngo nkumenyeshe ko abarundi baratashye. Iri tangazo Imana yambwiye ngo nditangaze ngo abarundi baratashye, kandi amaboko abakira arahari, kandi amaboko yanga kubakira ayo ngayo Imana y'ubwayo ifite icyo yabateguriye. Wowe uvuga ngo ntabwo tuzakira, ntabwo tubemera, ngo bagiye bakoze ibyaha, ngo ni babi cyangwa ni abatutsi. Donc nta mpamvu n'imwe ibaho yabuza abarundi gusubira mu gihugu cyabo. Rero niyo mpamvu Imana yambwiye ngo icyuye abarundi kazi basubiye mu gihugu cyabo, kandi igihugu kirafashwe, gihawe aba. Rero munyemerere, harimo abantu bakunda kuvuga ngo kuki ngo udahise udodorera ko ngo werure ngo ninde ugiye kurongora cyangwa gutwara cyangwa kuyobora. Oyaye, reka turebe ejo bundi Mukama nabyemera iyo amasengesho yamaze kuba igisubizo, iyo amasengesho yamaze kuba inyishu, iyo amasengesho ageze ahantu heza, haleluya, wagusenga kuntarura mu mpagarara, kurafasha mu bihe byose, ngo bishikanaho datari muganyira ibyo nkino. Ni ukuvuga rero turi mu masengesho y'iminsi 15, ariko turareba Esiteri yarasenze acungura abayuda. Umurongo wa nyuma muri Esiteri uravuga ngo nuko ngo umwami amaze gutangaza ko Hamani amanikwa ku giti, Moridekayi yari kumanikwaho, niho ngo uburakari bwacururutse. Kandi uyu Hamani ngo yaraguzaga ku mupfumu ukoresha inzuzi zitwa puri. Uko umwaka utashye, uko ukwezi gushisha, akaraguza ko Imana izamuha itsinda yo kwica abayuda. Ko niko shitani aguhigira, ko niko shitani ahigira igihugu, niko shitani ahigira abawe cyangwa ibyawe. Ku mwaka utashye, uko ukwezi gushize, Hamani akaraguza, kandi ndetse shitani amwambika n'impeta y'ibyo bintu ko bizaba. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ntacyo tuzaba, ntacyo tukibaye, kuko umwami Yesu adukunda, turi impore. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Icyambere cyaraha nuko aba bayuda bari bagiye kurimburirwa umubiri n'ubugingo icyarimwe yose igahona. Kindi cyabaye nuko shitani ibije yari yarayiteguriye ibintu byinshi, yayishoyemo imbaraga ze nyinshi kandi zose. Umwami Hasuwerusi ntiyaherukaga mu rugo kwa Esiteri. Ikindi uraza gusanga uyu Hamani ariwe wari umutoni mu maso ya Hasuwerusi, ahubwo wari waragize ineza witwa Moridekayi nawe ntiyari yarigeze ayiturwa cyangwa ngo ayisubizwe, ahubwo byose byarakaga, byarakamaramaza nangiye kuvuga ku Barundi, ku Bayahudi, ariko no ku Barundi nibyo nyene. Umwami atabare. Nimvuga Esiteri uraza gusanga yari mu gihugu kitari icyabo, yari mu ihanga ritari iryabo, yari mu rugo rutarugwe, yari mu buzima butarubwe. Ntabwo hari abasengaga Imana yabo, ntabwo bashengereraga Imana, ntabwo bakoreraga Imana. Ariko kuko Imana itabara nk'abantu, idakora nk'abantu, nta karimbi na kamwe Barundi bari muri Canada,
bakristo bari muri Canada mukurikira Imbabazi TV gatatu, abari muri Amerika, shitani ni washyizeho akarimbi, abari muri Afrika, barundi bari muri Kenya, shitani ni washyizeho akarimbi, mugabo muri Kristo Yesu abamwemeye yabahaye ubutware, abongera ubushobozi, mucika abana b'Imana. Dutanga iminsi 15, ndagira ngo nkusabe mu izina rya Yesu Kristo ubumwe mu baragwa kandi ugabane umugabane mwiza. Sebo rekeshezerebo nukuri ndizera ko icyifuzo utangiranye ku itariki ya 15, ndizera inyishu, ndizera igisubizo kivuye ku Mana da n'umwami wacu Yesu Kristo. Esteri mu gihugu kitari iki, Esteri wari umuyaya, Moridekayi w'umuzamu. Amasengesho arashobora guhindura ibyari umukara bikaba umweru. Amasengesho arashobora kubohora umubiri wawe wari waraboshywe n'abarozi bahambaye bo mu Misiri. Amasengesho arashobora, uwari umuzamu, uwari umuyaya, uko ari babiri bagira ijambo kwa perezida, ntabwo ari bo ahubwo iri muri bo niyo yagize ubutwari igira n'ubushobozi muri iki gihugu cy'umwami Hasuwerusi. Uwari umuyaya ngo umwami aramubwira ngo igihugu tugisaturemo kabiri. Nta bwiza Esteri yari afite buruta bwawe, nta buranka yari afite buruta, nta n'amashuri yari afite aruta, nta n'ikisi familiye, nta n'ikisekuru afite kiruta. Icyo yabarushije ni Imana twiyirije ubusa, ni Imana turi gusenga, ni uyu mwami Yesu twizeye. Icyo yabarushije ni Imana y'Abisiraheli. Nibiri muri twe rero nta kabuza barabanaki muri kubona turabajya nk'abajya umutsima. Uwari umuzamu nawe iwawe ugira umuzamu, cyangwa se waranamubonye umuzamu. Nakahe gaciro abazamu bagira mu isi, nakahe gaciro abayaya bagira mu isi. Banza wimagine. Ariko Imana itareba nk'abantu, Imana idakora nk'abantu, Imana itari meze nk'abantu, iyi Imana ikora ibitangaza. Imana ikora ibitangaza. Aho diplome itari, Imana ihari. Aho isura itari, Yesu ahari. Aho icyubahiro cy'ubutunzi bwinshi butari, Umwuka Wera ahari. Kuri Moridekayi Umwuka Wera arihagije, Yesu arihagije. Kuri Esther Yesu arihagije. Ibyo bitangaza n'imirimo Yesu Kristo arihagije. Haleluya. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako milele. Ndiyo Bwana, kwa sayiri utukufu Jehova. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako milele. Hano ndabyemera warasuzuguwe, ndabyemera wararozwe, wararwaye, baragukenesheje, barakwangaje, bakwambuye umugisha, barakwabuye. Donc uri ingenzi muri Kenya, warazengurutse, waracuruje, warakoze n'amaboko yawe yose n'amaguru yawe yose. Ariko turi gusenga mu izina ridahomba, mu izina ritaburwa rya Yesu, izina ritarwaye inyatsi, izina ritibagirwa imirimo. Umwami Yesu tubaka ngo yubake inzu yishingiye kuri diplome, yubake inzu yishingiye ku buranga, yubake inzu yishingiye ku gisekuru abantu bavukamo gitegeka cyangwa kiyobora cyangwa kinongoza. Ahubwo Yesu yubaka ku gisekuru cye. Arihagije. Uyu yitwa umwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngubiteka bintarura mu magarara, ngo bishyiraho datari muganira ibyo nkenye byose. Mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, sindubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Ibihe sengubi
Uwiteka binyemeza yuko asubiza ategereje abana be ngo bamusanga bakenure ndamwihereje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niririye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga ndamwihereje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niririye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga guhora senga Uwiteka bijya bimara umubabaro kugeza aho nzagera iwe nirebere ngeze mu ijuru niyambuye umubiri upfa nambaye kudakwiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga niyambuye umubiri upfa nambaye kudakwiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga guhora senga Uwiteka binyemeza yuko asubiza ategereje abana be ngo bamusanga bakenure ndamwihereje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niririye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga niririye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga niririye senga Uwiteka binyemeza yuko asubiza ategereje abana be ngo bamusanga bakenure ndamwihereje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niririye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga ndamwihereje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niririye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga guhora senga Uwiteka bijya bimara umubabaro kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru niyambuye umubiri upfa nambaye kudakwiteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga ni indirimbo ya Karanefu mu ndirimbo zo gushimisha Imana muri kantike y'ikinyarwanda tugiye gusangira ijambo riri muri Esiteri turi mu bihe byo gusenga twatangiye amasengesho y'iminsi 15 wabyumvise kandi turashimira Imana turakomeye mu buryo bw'umwuka yego ni ukuvuga ngo Esiteri 7 ni amasengesho yarokoye abayuda n'abayudakazi ni amasengesho yarokoye ihanga ry'Imana Uwiteka ahabwe icyubahiro uyu munsi wa none natwe nta yindi ntwaro dusigaranye uretse amasengesho barundi kazi
Mungu asifiwe banyarwanda, banyarwandakazi, bagandekazi, Afrika yose, banyafurikakazi. Noneho ubuzima bwawe, imibereho yawe, donc amasengesho ni bombe, ni intwaro, kandi ndaguhamiriza mu izina rya Yesu Kristo, uwo amasengesho yakoreye umuti. Yasenze aranezerwa, yasenze biramubera. Gusenga nibyo byo kurya bye ku murango no mu ijoro. Umuntu Yesu arihagije nshuti yanjye. Umwami Yesu arihagije. Kandi uwo mwami w'abami yitwa Igitangaza, yitwa Umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hehe? Ari mu mutima. Uwo mwami ari he? Ari mu mutima. Uwo mwami, uyu mwami Yesu yageze kwa Ana ntako atagize ngo abone urubyaro, ariko ngo ajya mu rusengero arasenga. Ibimyira, inkonda birahoboka, kurira amarira ari gusenga, gutaka ari gusenga, kuganya ari gusenga. Ngo byose uhoraho abyitegereje, ngo umutambyi aramubwira ngo icyo uri gusaba, umutima wawe icyo uri gusaba, data akumvira mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi ko abapagani bari kudukengera, bari kudupinga ngo gusenga ntikwahindura. Nubu harimo abantu bari gusenga menshi kugira ngo tutazasubizwa, ngo kugira ngo amasengesho yacu adakuraho CNDD-FDD. Ibyo byose tukijya mu masengesho, Imana yari ibizi. Wowe ugiye gusenga utugwanya ko wabyumvise, ugiye gusenga ubyica ko wabyumvise, ariko twe ntabwo dutsindwa, ntabwo tuneshwa. Ninde muntu wasenze akaneshwa? Nta numwe mu basenze. Bibiliya ivuga Yobu yarasenze, itsinzi itaha mu biganza bye. Yosefu arasenga, bitaha mu biganza bye. Danieli na Saduraka na Bedenego na Meshaki barasenga, bitaha mu biganza bye. Twatangiye amasengesho ndi kwigisha gusenga, ndimo ndagusaba usenga n'inkomezi, usenga n'imbaraga, usenga n'ubutwari, usenga n'ubushobozi. Data ariyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Nta watsinzwe mu basenze bose, ariko abaperezida bakomeye baratsinzwe. Twabonye Hitler atsindwa, tubona Staline atsinda, tubona n'izindi ntambara zikomeye zabaye muri Afrika cyangwa mu migabane itandukanye. Abami baratsindwa, ariko amasengesho nshuti yanjye yageze ku muntu witwa Yohana bamutipati aratsinda. Masengesho agera kubera akanesha bidasubirwaho. Kuki Yesu ariyo mbunda yarashishije? Kugira ngo acungure ubwoko bw'acungura abantu. Kuki Yesu atazanye mitarayeze cyangwa karicinikofe cyangwa se n'izindi mbunda zitandukanye zikomeye zirimo amamisire cyangwa amaburende cyangwa n'ibindi bigwanisho n'izindi nkoho zihambaye, ariko ngo Yesu ahitamo gusenga. Ibyo byose nzabinyuramo senga, ko Yesu yabinyuze nasenga. Abanzi banjye azabahindura abakunzi banjye. Ibyo byose nzabinyuramo senga, ubusinzi nzabunyuramo senga, ubusambanyi nzabunyuramo senga, kuko Yesu yabinyuze nasenga. Ibyo byose nzabinyuramo senga, kuko Yesu yabinyuze nasenga. Abarabanza azabahindura abakunzi banjye. Ibyo byose nzabinyuramo senga. Rashisha imbunda Yesu yarashishije akanesha abafarisayo. Rashisha imbunda Yesu yarashishije akanesha abasadukayo. Gwanisha iki kigwanishwa Yesu yagwanishije akarimbura abanyabwenge b'ibyanditswe. Gwanisha iki kigwanisho Yesu yagwanishije abanyabwenge bose n'isi n'umubiri na shetani. Byose Yesu yarabinesheje akoresheje ikigwanishwa cyitwa amasengesho. Amasengesho niyo mbunda itazagutenguha. Naho izindi mbunda hari igihe zibura umuyaga nkuba, izindi mbunda hari igihe zibura wifi, izindi mbunda hari igihe usonza. Ariko ngo nuryamye n'umwana muto n'undi muntu wari we wese ukunda gusenga ngo ntabwo azagira ubwo bazafashwa n'amasengesho.
Iki nicyo kigwanisho Yesu yabonye shitani areba n'umubiri, areba n'isi, areba n'abanyabwenge, areba abantu bose, aravuga ngo nta wundi muvuno, nta yindi nzira. Aravuga ngo afashe amajoro 40 n'iminsi 40 yiyiriza ubusa. Natwe umwaka urarangiye. Yesu yadukoreye byiza byinshi, tumemushukuru, tunamushukuru. Haleluya. Umwaka turi ku mpera yawo, hari ibintu byiza agiye gukora cyane, turabimushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Agiye kurambura ikiganza mu gihugu cy'u Burundi. Haleluya. Akore ibyabananiye, yuzuze ukuzura kwabacanze, kandi ibi abikorera kwiyubahisha. Jina la Bwana libarikiwe. Ndumva Imana iri muri jewe ikora ibitangaza n'imirimo. Mungu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Imbunda yitwa gusenga. Ushobora kuba utarayimenya, yigeze mu maraso ibyikora, yigeze mu magufi ibyikora. Imbunda yitwa gusenga, yigeze mu bukene ibyikora, yigeze ku badayimoni ibyikora. Mu izina rya Yesu, iyo mbundi yo tuyirashishije bikagera ku bugwayi cyangwa ku ngwara, ibyikora. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, imbunda ibyo ikora mu masengesho iratigisa ibihome bya shitani bikariduka. Yesu arangije aratsinda kubwo gusenga. Yesu arangije aranesha kubwo gusenga. Ese nawe wifatikanyije natwe muri aya masengesho? Kunyandikira ni kimwe no kutanyandikira ni ikindi. Ba mu mwanya umwe tuzajya turya ku mugoroba, ba mu mwanya umwe natwe tuzajya turya ku mugoroba nyuma ya saa 12. Andi masaha twibanire n'Imana, kandi ibyo igiye gukora turabyishimira. Erega ntabwo tuzapfa gupfa, nubwo harabifuza ko twapfa. Ikindi ntabwo tuzakogwa n'isoni, kuko bamwe babitegereje. Urupfu ntabwo rwabuza abo rwica, ikindi ntabwo turufitiye idene. Igihe kizagera nawe utahe, usange sogokuruza Aburahamu. Turabyibutse. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Yesu we, nukuvuga ngo amasengesho agiye gukora umurimo, amasengesho agiye guhindura ibintu, amasengesho agiye gushyiraho ubwuzure, amasengesho agiye kubyikorera. Niyo mbundi idahusha izindi ziraswata cyangwa zigahusha. Niyo mbunda idashobora kuyoba cyangwa ngo amasengesho, niba musengera data mukuri no mu mwuka, ibyo tuzabiyaga hejuru. Ndabasabye muri aya masengesho muzasengere data mukuri no mu mwuka. Kagabo gahimba kandi kataraza. Amasengesho araje, abikore, abireme. Turi mu gihe cyo gusenga. Tegura ibyifuzo byawe, ubishyire ku gapapuro cyangwa ubishyire mu mutima wawe, ubwire data ngo nifatikanyije n'Imbabazi TV 3, aho abantu bose baherereye, turi kumwe muri amafungo mu izina rya Yesu Kristo. Ku migabane yose wowe uteze ugutwi Imbabazi TV 3 turi kumwe natwe mu gusenga. Umukama aguhezagire cyane. Tugomba kuyasenga n'umutima mwiza kandi wose, kandi nyinshi turayibona mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo mu kwa 12 Imana izagusaba yandi senga ya umwaka tuwufunge. Kati gatango tugomba gutanguranwa. Niko bimeze. Mu kwa 12 ndazi ko besha ariho bayategura, abandi ariho bayapanga. Hari yuba wagiye kure yafatira, ahubwo mu kwa 12 tuzaba turi mu bindi. Kuko kwa 12 shitani nawe ibiri guhigura, n'abandi bose bari guhigura ibimazi n'ibitambo. Twebwe rera yacu no 15 yacu tugomba kuyikunkumura neza cyane. Haleluya. Kandi ndaguhanurira, mu kwa 12 urasubizwa cyane, mu kwa mbere cyane, mu kwa kabiri, imbere y'ishobora byose ndakurahira. Twebwe ntabwo duhamba abayari, ntabwo dusenga iminyaga, ntabwo aya masengesho ari umunyagara turimo, nta masengesho umunyagara ariho. Ahubwo ubu ni ubutumwa bwiza. Umubiri wawe, ubuzima bwawe, imibereho yawe, shyira icyifuzo imbere y'Imana. Tugiye gusenga. Mwami Yesu ndagushimiye, niwe wasigaje inzira yo gusenga, kandi niyo mbundi idasaza, kandi niyo mbundi igura make,
kandi niyo mbundi ihoraho, kandi niyo mbundi abantu batazi, kandi ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa inzoya, abaswa. Kere bosheze isengesho turari gushimiye Mwami. Muntu wese watangiye amasengesho, nuzayatangura ejo, nuzayatangura ejo bundi, uwatanze umutima we kwifatikanya nawe, umwigisha n'umwigishwa, twuzurizwe tugabanira imbere yawe Papa. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Hezagira abamama, hezagira abakobwa, hezagira abasore, hezagira abapapa, hezagira abana bato, mu izina Yesu Kristo. Natwe Mwami duciye bugufi imbere yawe, itsinzi ibe mu ruhande rwacu. Uduhe gusengera iburyo, uduhe kuririmbira iburyo, uduhe kugendera iburyo, uduhe dusomera ijambo ryawe iburyo, uduhe gupfukama iburyo, uduhe gusubirizwa iburyo, kandi ibisubizo byose turonka bizaduhesha ubugingo buhoraho iteka ryose. Amen. Watumye babiri turi intwarane. Rero umuntu wese uteze amatwi ibyiringiro byawe umaze kuduha, bimukize n'igihugu n'umuryango, mu izina ry'umunyanazareti. Amen. Saliyuti, ndagukunda cyane wowe wakanze subscribe, wowe uparataja nubwo bitatworohera, ariko wowe ukunda Imbabazi TV gatatu kanadushyigikira, tunagusabye umugisha. Nawe uduhezagire. Turifuza cyane ko hazabaho online nyinshi cyangwa se Zoom nyinshi, kuko muri amasengesho y'iminsi 15 tutabonyemo Zoom biragoye. Ubwo rero abafite ubushobozi mu duterere tugure imashini nyabwonko, mudasobwa yabidufashamo, ubundi umukama asubize aho kuye. Yego rero ndagushimiye. Nimero urareba munsi gato ya titre ziba zihari. Inkunga yawe, amazina ni Habiyambere Marti. Rwose turagushimiye. Umwami aguhe umugisha. Mugire rero weekend y'umugisha.